impamvu imwe abantu bakoresha bavuga ko batazava mu butegetsi, njye niyo nkoresha kuvuga ko nzabuvamo. Bazo impamvu ni impamvu ya mbere nuko mu buyobozi wa excellent leadership mwavuga mu bintu bimwe bikwiye kuba biherwaho, ni ukuvuga ngo ariko umaze imyaka 10 umaze 20 mu byo wakoze wafashije abantu kuba bazamuka bagakomeza mu nzira niba warayoboye neza wabayoboragamo. Niba ntawe ni ukuvuga ngo wayoboye nabi. Therefore niyo mpamvu njyewe ntabwo nakomeza kuko naba narayoboye nabi, ngeze igihe nkwiriye kuba ngenda hakaba nta muntu wansimbura. Ntabwo nabikoresha, ntabwo nabonye umuntu uzansimbura. Niyo mpamvu nkwiye gukomeza, ubwo nukuvuga ngo urakomeza nabi kuko wananiwe kugira uwagusimbura. Kuvuga rero niba narabinaniwe ntabwo nkwiye gukomeza, ntabwo nabihemberwa. Niba uko nayoboye neza nabwo ariko abo nayoboye akaba batarumvaga cyangwa batarashoboye kuvamo ukurikira, kuvuga ngo ibyo bazabona nyuma nagiye is what they deserve. Yes. So nabibarekera and they get what they deserve.